ndicyo mfura warakineye njye nawe twenurwanye ku buryo udashobora no kwicara hamwe ngo wanjye unsuhuze kutavuga se uragira ngo natumva uko urimo kunukira ibimogi erega n'ahandi ushobora kuba uvuye Karabo njya ndi umusazi wivugisha Karabo ibeshya urenga aho ngaho bambonera se Karabo tukiye kibazo gituma udashaka kumva umuntu wagira ngo umwana w'igitambo uvuga umuntu abarimo kubwira ntabwo mba nakwihorera mushiki wanjye hanyuma se buriya wavugaga ikibazo ntabwo ari uko kwihorera ahubwo ikibazo ni ibibazo nanjye mba mfite kandi ujye umenya ko ndi umuntu mukuru n'ubwo wandeba gutya ibihe nyine uzabibwira nde utari iki uhora ushinze ibiyobyabwenge ntabyo nkinywa ni inzoga babikuvomamo bakuvomaga ahubwo wambaza igituma anywa inzoga kanyura ambwira ngo ni amata ntabwo nigeze nk'urumogi cyokora nararucuruje nta kintu njya nguhishura bizi nacuruje urumogi ariko naruvuyeho mukigende barabeshye bakuvomagamo amata mawe inzoga nayo nanyoye nanyweye nyinshi ariko noneho uzi ko mbyemeye ko ufite ikibazo cyo mu mutwe nta kibazo cyo mu mutwe afite mushakira muganga aho nta kibazo cyo mu mutwe afite ngo mbwira ahubwo mbwira ibiba byakurenze amaye ikibazo mfite ni kimwe iki niba mama yarampunze akagenda kubera ko ndi umuntu w'ibiyobyabwenge cyangwa nigwa nkora amakosa kandi wabihakanaga akaba yaragiye we buriya yakemuye iki ntabwo yagombaga kuguma ahangaha ngo birangire nawe agiye kurwara mu mutwe nawe yuje uvuye kwiga hanze mu mahanga barakwishyura amashuri nge ntabageze anyishyurira uje uri kuntuka ni wowe utarashatse kuyiga nta mpamvu yo kuntuka ni gute ibaza ukuntu njyewe navutse nyuma y'imyaka 15 uri umwana mutoya nasanga umwana primaire wari warangiye byihorere primaire nibagutemaga muri secondaire hari umunsi tutakurukaga inyuma nibagutemaga ntabwo twetunganya ubwenge ariko nyine ubwo bwenge niba tutavuje n'ubugoryi ntabwo tubunganya barakuruhiye birakunanira karaboshya baguhereza akabari karakunanira ugiye kumbwira nabi neza ugiye kumbwira yuko n'ibyuma bamerezaga kwa muganga bitari ibyawe reka nkubaze kimwe bibiri bitatu urabizi wavutse mfite imyaka 15 narakureze naraguhetse mama yaramaje kubona amafaranga nge yansigaga aho ngaho agiye gupagasa paka zitazijoro yabaga zindi hehe nyine ibyo ngibyo byagombaga kugutera imbaraga zo kutajya mu byo byabwenge ahubwo ukarushaho gukora cyane kugira ngo uzi ko mu kwiga kwawe nabigizemo uruhare ntabyo uzi hanyuma ntabwo ngiye mbyemera mama se we yakoraga nge ninde wari uhari mama nge ntiyahabaga kandi nibyo ayo mafaranga wandiriyemo wowe kuki utayirihira ntabwo nigeze nkurihira amashuri ariko naragufashije urasangaga natetse ibintu byose asanga nabitunganyije nge ntawe wigeze abinkorera nawe abigukoreka ibyo ntabwo bikuraho yuko bigomba kujya mu biyobyabwenge ukananira na koshi maze impamvu nywa inzoga numara kuzimenya umenye ko utagumye kujya uzamura uburakari inzoga buriya zo wanywa na nkeya igihe cyose ufite n'ibiyobyabwenge byakurenze nizo zambereye data zimbera mama zimbera umuvandimwe iyo ngize ikibazo ndagenda agahinda kose mama yakoraga iki sera mama wamubonye simujyanye ejo bundi kumbe niwe wanamuhungishije namuguhungisha si yari kuba ari kumwe nagize neza utangiye no kunkora ababyeyi kuki wowe uticara ngo witekerezeho mana nibura umenye yuko ugomba kugaruramo akenge gakeya sister mbabarira imyaka ufite ubwayo niwagakwiye kuba mama ufite umwuzukuru wagakwiye kuba ufite umugore njye mpigiye kikisi cyo kujya mu biyobyabwenge igihe mbitekerezeho neza tuzaganira uzamenya ikibintera witonze turi kumwe naho ubu ngubu nta kintu twavugana ahubwo ngiye kwishyuza umuntu ufite amafaranga utaza gutuma ncika ufite amafaranga wavuze ko ari imimogi ugiye kunywa se ndugambwa urajya hehera ariko sister urumogi ntabwo nkirunywa cyo nararucuruzaga narwo ngiye kuruza wararunyweye kandi nibyambayeho misi yashije bakuvomaga meki ntabwo nari nanyoye ubwana n'urwo nari naranyweye kera cyagiye wajyaga kwiga muri Canada rurakugaruka mayi ushaka ariko basanze shereka mubwire ngo umyangaha bya nanjye mvuganye nawe nahabi sibyo ariko nawe nibuze ubwenge wicare witekerezeho
umenye yuko umurongo urimo so wagakwiye kuba urimo. Ngumya kumbwira naba ahubwo nge ndajya gushaka mu mikodeshereza ngo ubunge ndumva warazanye ndi mahanga. Koko se nayazana se wayanteye. Niyo naba mu gihuru nge ntacyo byana. Ukodesha ufite iki se cyo gukodesha? Amafaranga ntabwo nayabura yo gukodesha abandi siko bakodesha bandusha iki. Nahageze naje kubasura none. Muraho neza. Ni karibu iwacu. Ta. Mwakoze kuma karibu. Amakuru yanjye. Amakuru ni meza. Umurwayi ameze ate? Umurwayi se ameze neza. Sinzi ahantu yaragiye gatoya. Sayine nubwo ameze neza n'ubundi niba byaramushizemo mwenda kumuzanga amushakira undi muganga simbizi ko yafashe imisatsi arayikaraga mbega nyine ntiwamenya mbona nazi kana wa mungu afite ikibazo cyo mu mutwe wasigaye arakaze imisatsi naha kuyikaraga gusa umbonye wamuyoberwa none se aracyajya muri bya by'amayoga n'amatabi amakuru ntabwo nyazi neza kuko nanjye mbyuka njya mu kazi atabijyamo yagakwiye kuba atangiye kuba umuntu muzima imisatsi iri ku murongo aza akirirwa mu rugo ariko mu gitondo abyuka naza aho yagiye kumva nyine ntabwo napfa kumwizera si umuntu atari amakosa utamenya niba umurwayi yakize cyangwa yarabaye muzima ntabwo akazi tugomba kukarutisha abavandimwe ntabwo nigeze nkamurutisha ariko nanone akazi gatuma imibereho yacu iba myiza ntabwo najya nirirwa yicaye iruhande ndagerageza nkareba nkamenya ngo yiriwe ate nkumva ngo yagiyemo kumva yagiye nta kuntu nabigenza ariko nibura imiti ndagerageza nkayimuha nkagerageza kumukurikirana uko mbishoboye ariko nawe nyine yagakwiye kumfasha naganaga buriya umuntu afasha uwifashije nawe yagakwiye kumfasha akambwira bimeze gutya akaba yiriwe mu rugo nibura nkamenya ngo nanjye mu gihe ndi mu rugo nkamenya ngo ameze gutya ariko nawe nabwo ajya amfasha pe. Wa muganga se mwigeze muvugana? Muganga twaravuganye ahubwo nawe twari dufitanye gahunda uyu munsi wabona ejo cyangwa mu kanya aje biraterwa na gahunda afite. Uriya muganga mugomba kuvugana akaba ari utangiye kumukurikirana kuko urumva ko nta mwanya umubonera kumva nawe atangiye gukora ibyo ngibyo byanga gukunda umva ko mu mutwe hakirimo akanga we ngomba kumushakira nibura nkareba ko hari icyahinduka. Ariko nawe wari umeze neza. Nanjye meze neza nyine ubuzima bwacu kari ubwo kwiga mu barwayi se ko nta bundi buzima. Rero tubane nabi iyo umurwayi ubonye avuye kwa muganga kuba watekereza kujya no kureba muganga ukuntu ameze biba bigoye. Niko biba bimeze. Urebye ndabaye kuba ntamubonye. Numvaga mpangayikishije cyane numvaga nshaka kubanza nkamureba kuko nkareba uburyo asigaye ameze kuko numvaga mpangayikishije ntabwo numvaga ko ari umuntu uzapfa gukira vuba. Nanjye yaranunguye cyane yahise akira byihuse ako se buriya ibintu biraborohera kuba mwakurikirana muganga buri murwayi umuganga akamukurikirana kugera naho mukurikirana mu rugo nyuma y'amezi 2 yose tugomba kumukurikirana byanga bikunda kuko urumva ko we biranatangaje kuva nabaho ntabwo ndabona umurwayi umeze kuri yo utakira mu mezi 2 se ko mbona muba mufite abarwayi benshi bameze nkaho bafite n'ubundi ibibazo byo mu mutwe bitewe n'uko muri iki gihe abasore abakobwa bagenda bishora mu biyobyabwenge nkambona muba mufite nyine abarwayi benshi babyo muri biraborohera kuba mwakurikirana buri umwe wese cyangwa haba harimo akantu mugira abo ushaka kuba murutisha abandi. Oya
ntabwo mu kazi ibyo ngibyo bigomba kuzamo. Ni ukuvuga ngo abarwayi bose ugomba kubafata kimwe, nta murwayi uruta undi, ugakurikirana ubuzima bwabo, wabona biri kwanga kuko nkawe urabizi ko twaguje undi muganga twahuje nabyo. Iyo imbaraga zacu zirangiye ni ukuvuga ngo hari undi muganga uba uturusha imbaraga tugomba guhita tuguhuza nawe. Wenda iyo tumaze kuguhuza nawe hagashira nk'igihe gitoya nibwo duhita noneho tureka wa murwayi, noneho tukaba twafata undi umukurikiyeho ukaba dutangira gukurikirana. Akazi kanyu ntabwo kaba koroshye, gusa njye ndabikunze cyane kuko niba mukurikirana umuntu mukamenya niba n'undi muganga yamufashe, urumva nyine biba nyine bo iyo abaga nabo batwemerera bakadufasha nabo bagakurikiranwa, byaba ngombwa bakajyanwa no muri rihabu, ibiyobyabwenge bikabashiramo, igihugu cyacu cyaba cyiza pe. Ako muga usiko buriya nigeze nkubwira ko yuko nanjye nize ubuganga. Ibyo ntabwo byashoboka. None se gute utabasha gukurikirana umusaza kandi warize ubuganga? Nyine njye ubuganga nizere bwa bundi uvura umuntu akitahira, nabyo kumeza kumukurikirana kenshi bizeye ko imiti hari kirakora byananirwa akagaruka, ariko nyine njye mukamuha indi miti tukaba twamuhindurira. Ariko rero nyine nigeze gushaka kwiga ubuganga bijyanye n'ibyo ngibyo byo mu mutwe, ariko mbona biba bikaze buriya. Ntabwo biba bikaze kuko ibintu byose erega n'ubundi ibintu byose bitangira gahoro gahoro. Iyo ushyizemo ngo ikintu kirakaze ntabwo byakundira. Bivuga ngo ugomba gushaka ahubwo uburyo wakihugura kongera, kuko iyo wihuguye ubundi ubumenyi bugiye kwiyongera kandi nabyo binakuzamura mu mushahara. Nyine amafaranga akurumva nyine gukurikirana umuntu ugasanga ukomeje umuntu nk'umuntu, biba ari byiza nyine nk'abaganga turanabyishimira, ariko nabiriya nkora ndabikunda pe. Ariko urebye buriya uzi ko kuvura abantu nawe ari umuhamagaro cyane, ahubwo abaganga bubahwe. Urumva ko niyo tuvuye mu bintu by'isi tukajya mu bintu by'Imana, buriya nacyo ni ikindi gikorwa uri gukora cy'urukundo kandi nabwo rurenze. Utarebye ngo ni umushahara ngo ni akazi ngo kanjye ka buri munsi, ni ikindi gikorwa uri gukorera ibiremwa by'Imana. Iyo abaganga bose nibura babimenyaga nyine ugakora ikintu gikunze, umuntu umukunze, umva nyine ko ari nk'akazi kawe kandi ari n'ikintu ugomba gukorerana urukundo. Niyo umuvuye rero buriya iyo uvuye umuntu akabona arakize umwitaho umukora buri kimwe cyose, uzi ko bariya nabwo yishima. Birumvikana. Urabyemeye ko hari abantu banga kujya kwa muganga batewe na serivisi bahabwa, ntabwo muganga ninjyayo noneho ntabwo ndi umukire. Ahubwo hano hari akantu gakunze kuvugwa cyane ngo abaganga bavuga nabi, bagira umutima mubi. Umva ko kantu nitwe tugomba kugahindura. Urumva umurwayi naza akabona mufata neza, undi akaza, abaganga twese tugiye dutanga serivisi nziza. Urumva ko nta muntu uzongera kutiga serivisi zacu. Cyaha ibyo ahubwo twavuze turarondogora nyibagirwa no kukwakira. Urebye se byari ngombwa oya no kubarushya. Ntabwo byari ngombwa ni no kwihuta. Ni gute wagera mu rugo bwa mbere ukagenda utanagize ikintu ufata? Ikibazo reka ngushakire ubwo ngubwo ndebe. Halo? Waramutse? Mwaramutse? Ni muganga w'indwara zo mu mutwe. Naringeze kuri cya gipangu mwandangiye, ndabona urugi rutukura, inyuma hari amabati ya dimake. Ndumva mwaza mukanyobora. Wageze wabonye ibipangu bibiri, hari cy'umukara n'iki cyatsi. Yego ibyo byose nabirenze. Hirya yaho hari ikindi cy'umutuku. Urugi mu rubavu. Yego. Yego icyo ngicyo nicyo uri bwijemo naho. Noneho nahageze. Kanze ngurebe. Yego murakoze.
kwihangana ahangaha nyine twibera. Ndabona n'ahangaha hari amahumbezi nta n'amayobera ariko. Ntabwo hari amayobera, nanjye ntabwo nkunda kuba muri bwa buzu, njye numva babwita ngo ni muri banki. Ndashaka ahantu hatuje hanjye nyine. Nibyo. Ariko rumeze neza. Nibyo mu kazi nibyo biragenda. Urebye nibyo muri rusange. Ndabona icyotero kikwishe. Iyo umuntu yagiye ku musozi niko bigenda. None ninjye wari waguhamagaye ufite umurwayi. Yaga ko wenda ari wowe wamufasha, niko kwa muganga bambwiye.